ntiyavuze ngo uyu ntiyavuze uyu yivugiye muri rusange nuko umuntu akubita harya ngo ibuye mu gihuru igifashwe kikaba aricyo kibwejagura ariko Ken sinari mpicaye bari muri icyo kiganiro nta muntu yigeze avuga izina kandi niyo yarivuga ntabwo ufite uburenganzira bwo kuza ngo utuke umuntu gutya rero niba noneho umeshoni ngeni zina niba keza ntazina yameshoninze byaba ari ikibazo ko nawe yameshoninze rirazina rya Kenisi njye nari mpicaye ndi kumva ikiganiro cyawo ariko ibyo nasetse nenda gutembagara nanapfuye barimo kubivuga ibyo nakazi ke umunwa nuwe mutarimo arimo avuga ko uretse ngo baragutukuraza kuba byumva akavuga ati nibashaka abantu ke none uyu nguyu nibo bayi wa mbere Jackie gerageza ukotorore umunwa wawe pe kuko uyu munwa wawe nutakwica ari uwe atari uwawe wamwihoreye oya basi reka bajye babafunga twanababuriye oya kandi namara kubona bimugejeje kure ntazaze kunyibaraguzaho dore ko agiye yita mu bibazo yamara kubigeramo akaza ngo ari muze mungire inama ndetse amubwiza ukuri nushaka untuke cyangwa ubyihurire nubona ni video ushaka kuza ukantuka ariko wantuka wagira gute umenye ko ibi bintu ukora bizakugaruka ureka ajya avuga ibyo ashaka ariko gerageza wiyubahe gerageza wubaha abantu gerageza uha agaciro abantu iyo cano uza gutukanira abantu si yawe ngira kwinjiriza utwo dufaranga baguha iyo yabimwinjiza ariko nta burenganzira utwo dufaranga baguha nica n'ikizi ko gutuka abantu wagize ikibazo ntiwabura umuntu yasaba akayaguha natwe ubwacu twayaguha aho kugira ngo ujye kutuka umuntu bingana gutya rwose gerageza wiyubahe pe ndakwinginze gerageza wiyubahe wibuke aho Imana igukuye wibuke ko wabwiraga Imana ngo numpiza sinzasubira gutukana kuri iyi mihanda ubu se kigukijije uri mu biki guhagara umuntu w'umugabo ngo ajye ngo ntatane n'abatinganyi ngo ajye gukomba mu tubuno twabo nta soni uzi ko n'uruhinja utarubwira gutyo erega oya tujye twubaha abantu kubaha n'ibitunanira batujyane mu kigo ngororamuco oya k'umuntu wari uwe ururimi ari urwe wamwihoreye ntugashyigikiye amafuti twubahe abantu uzavuga uzaruka nyashaka zanuke none se wamwicaje ubu ngubu iyi ni AI yicaye hano ngura akajya amageragere ngo ndabona ari busange Jihad mageragere ngo rwose ngo Jack akwiriye kujya mu kigo ngororamuco ngo ibiki n'ibiki man mama buryo aho warengereye nawe ntago iyo mvuga ari y'umubyeyi nyamubyeyi wagiye kugisa akabyara abana ufite n'abana turi mu rungano rumwe ufite n'abo nduta ntago iyo mvugo ari y'umubyeyi wicare wigaye pe abantu bari bamaje kubona yuko nabonye famiye rero igenda ikajya hari ikancira urwa pirati kambamba ikajya hari igashyiraho umusarabika mani mwabaye nka wa mugambanye wagambaniye Yesu akagera aho akubitwa ibiboko akarinda apfa bige bo byihoreye ibintu bakoreye Jihad mwarabibonye bakamubika ngararuhutse ngagende ngafungwe ngahereyo na nubu biracyabarimo mu mutima nago batinya kubivuga none nanjye mama buryo aravuze ati wowe ukwiriye gusanga Jihad ukwiriye kujya amageragere mama buryo ni igiki nakoze gitangaje kirengi gituma nyine wumva yuko nahita njya amageragera ku kanya kandi cyane ndi kubibona ubu ngubu byihorere bigi Jihad rimwe na rimwe yavugaga ukuri yaza gusubiza imbuku yaza kutongana n'imbuku noneho amplis imbuku irwaye itari gufata imiti neza imbuku yaje kanivugira ko yasaze ari umusazi igizwako hari igihe kiba cyarageza mu bwonko Kenisi ntago afite uwo mwanya wo kuza gusubizanya na Jackie ibyo rwose mu byo n'umugabo twubaha kandi noneho ntabwo yigeze amentioninga ngo avuge ngo abanaba ngo avuge izina ngo avuge ngo abangaba ngo bakora
umwuga w'ubuhosta ngo ntindaya, nta muntu yigeze avuga ngo avuge ngo runaka, ariko Jackie we yaje kubera ko nyine afite ibisazi mu mutwe nk'uko abivugiye, ngo ni umutinganyi umutinganyi ntagenda akombe mu kabuno. Hari n'abantu bahangara ni ukuri, buriya niba ari ikintu mwakagombye kujya mwubaha, mujye mwubaha umuntu wabaye umusirikare, noneho ampulisi umuntu wabaye inkotanyi, umuntu warwaniye igihugu, umuntu watanze ubusore bwe n'ubukumi bwe akaba umusirikare cyangwa akaba umupolisi, uwo muntu mujye mwubaha. Ayo mahoro muba murimo, ibyo byose muba mwirata mugira gute, baba baritanze. Rero iyo Jackie aje akaza akandagaza Kenisi, akamutuka akamwandagaza, Kenisi ura nta kindi kintu akurebaho, aravuga ati uyu nguyu Amerika n'umunyarwanda, ikindi n'umwana, ikindi n'umusazi, ikindi arwaye wenda ntuzageze mu mutwe, ariko Jackie wafata imiti ku gihe, niba urwaye wafata imiti ku gihe, ukareka kwanduranya, reka kwanduranya pe. Abantu mutubaha Kenisi sinzi. Noneho avuye kuri Kenisi ageze kuri Buryohe, umuryango wa Buryohe. Noneho nta kintu kinjeza, amara gukora amanyanga nk'ayo ngayo, akiriza agatera imbabazi, agatera iseseme. Mwifurize kujya mu kigo ngororamuco, mwanyifurize gushufunga nka jihadi. Leta nayo yararushye, leta yaragowe kubera ko hari igihe unareba ukavuga uti umusazi tumufunge, umukorera iki, naho bikakumirwa. Avuye kuri ntuza kuri Kenisi, kandi abo bose ari Kenisi, umuntu ahantu hose bubaha. Buryohe TV ni abantu barwaje Jackie bamuba hafi, niyo bataza kumuba hafi kaba karanapfuye, ariko ntabwo kari kubitekereza ukabishyiramo, kubera nyine afite ikibazo mu mutwe, afite ikibazo cy'imitekerereze. Ahubwo ngereka mbabwiza ukuri, bariya abantu bamuhereza ibiganiro, bariya abantu bamuhereza ibiganiro. Hano ejo ikintu cyaranyishe gaye, ejo agiye nkubita muri aho n'ubura nikoreye igisebe, mbaza ndi mu kazi. Urumva Jackie, reka mbabwiza ukuri, Jackie n'umusazi. Ubwo yarabyivugiye, none ari kurira ngo Buryohe bamwifurije gufunga, kandi baramurwaje, nibo bantu bamurwaje bamuba hafi. Ariko niba ari kwandagaza, avuye kuri Kenisi ageze kuri Buryohe, baramurwaje. Reka abanyarwanda mwibagirwa vuba pe, mwibagirwa vuba ku buryo Jackie ibiriya byo kugereza akamara gukora amakosa, akamara gukora ibyaha akirizwa, ariya marira nashaka arira amaraso. Uriya mukobwa ngewe numvaga yakurikiranwa, ahubwo agafungwa mu nzererezi zitazi umuco, abanze yige kubaha. Aho kuvuga ngo baramujyana Mageragere se yahabona, arega hajyayo abagabo. Jihadi yagiye, ariko Jihadi nuko twamushatse mwamubabarira, Jihadi mwamubabariye ko tumukumbuye koko, nubwo ari ikimara ko ari icyacu. Naho Jackie we Mageragere ntabwo yahabona, mu nzererezi. Abanze yige ikinyabupfura, yige discipline, yige kubaha abantu, naho kugeza agakora amakosa n'amanyanga yose, ibyaha byose akoze, akaza akiriza ngo n'ukuri. Wibwira ko wowe ari wowe muntu wababaye kuri iyi si? Uzi ibikomere bariya tuba tugendana? Uzi ukuntu tuba twarababaye? None uraza akiriza amarira nyine ngo atere iseseme shana ukuri n'umukobwa wagombye kumara, nabaramuha ibiganiro bakabahana n'ibyo, bagatandukanya umusazi n'umuzima. Noneho itara mfite ahangaha ryampinduye umuzungu.
itara ryanjye ryampinduye umuzungu utagira ngo ni konsa itara ryampinduye umuzungu neza neza ntabwo ari uko nsa. Reka mbabwize ukuri Jackie biriya byo kurya amara gutuka abantu amaze gukora ibikosa n'ibifuti n'ibyaha ibintu byose akabivanze kubera uwo bafite hanyuma akaza akarira agatera imbabazi abantu bose nyine ngo bakumva ko nyine ngo ateye impuhwe. Avuye kuri nyirasenge ageze kuri Kenisi ageze kuri Baburyohe. Uyu muntu turamufata dute? Baburyohe muyobora ukuntu ari bamwitayo yabuze epfo na ruguru. Yabanje no gufata kuri ntuza kuri Kiramandi ibyo bifata ubusa byafashe ubusa. Ubunyobwa n'ibitunguru mana ariko mujye muruka gushyira ibiryo shyiramo tungurusumu sibyo. Ubundi ni ukuvuga ngo hari ibintu bibiri. Uyu mukobwa bita Jackie nubwo yigeze gutukwa na Jessica ariko Jessica narabizi, Jessica arabizi nawe yigeze kuntondagira. Jessica dufitanye beef. Jessica w'urunyinya rumeze nk'amarembo ajya kwa Papa Sava. Ajyana mushiki ya Papa Sava. Rego urunyinya kandi wagira urunyinya pe. Uyu mukobwa Jessica ajya akunda kwivugisha ngo ntimukajye mukubitisha ngo umuntu ngo ahahise. Buriya kubera ko azi ko muzi za Kimironko akora mu kabari k'umunigeriya ari n'umusinzi. Ibaza umuntu wasindaga akamurongora yarangiza noneho akanywa n'inzoga yavumbye agasinda agasara. Niyo mpamvu aza akavuga ngo nta muntu ukubitisha ngo ahahise. Zahagukubitisha kuko dufitanye beef urabizi. Imbuku iraza iravuga ngo ngasanga Mutoni ngo niba ngo ashaje ngo ko ashaje kuko ari umukecuru ngo yafasha akarago ngo akicara ngo cyangwa akajya kuryama ngo akava imihanda. Jessica nimba koko ahahise hawe uhazi neza, uzi ukuntu wabaye indaya y'Abanigeriya, uzi ukuntu wabaye umusinzi Kimironko ahantu hose bakuzi mu bari bwo kwajire bakuzi, ariko uraje uravuze ngo ndashaje urumva ngo umukecuru ngo njye kuryama nibe ndindaya. Ngaho noneho ahahise kubera ko nza nkavuga ibishego se ahahise ngaho dukubitisagishanya ahahise hacu. Asoni wowe dufite beef ya indi imwe ya danje noneho warankomerekeje. Asoni Jessica rero yigize nkaho nyine ngo ari umuntu ngo w'inyangamugayo kandi shamumenye ibifuti yakoraga mumenye amanyangaye mwarira. Noneho ikintu cyantangaje n'ukuntu yaje akavuga ngo uriya ntuza uriya Sandrine Gasaro TV ngo uriya ngo yigira ngo umukobwa kandi ngo ari umugore ngo wa Ben ngo bakorana kandi mu by'ukuri imbere y'Imana Jessica n'umugore abyaye gatatu. Urumva uriya mugabo bakorana Christian n'umugabo we ariko yaraje afata aba diaspora bose abahindura ngo ni umusingo ngo nta ngo umukobwa ngo aracyari muto umukecuru wahereye cyaragira inkumi ngo ni inkumi umwana muto abyara gatatu umwana muto afite aba diaspora benshi baraterese bararushye bohereje amafaranga bararushye buriya ngo bari kohereza umukobwa kumbe n'umugore afite umugabo n'abana batatu. Uriya mugabo bakorana Christian umugabo we. N'icyo cya kabiri ngewe niyo naba ndi umukecuru ayo ni amahirwe abona bake. Buriya umuntu nubona ageze mu zabukuru uzajya gusa ikibazo cyo nuko ntakuruta nawe uri umukecuru mama kuko kandi ikindi ntabwo nsaziye ubusa. Abana natwise nababyara ndabarera nta fondasiyo n'imwe ishyizeho. Abana barakura, abana bariga bararangiza, abana barakora bibeshejeho. Kandi ikindi sinabaye indaya nkawe nubwo nza nkavuga ibishego ni ukuruhura mu mutwe nkawe wambobowe. N'umundi munsi rero ntuzongere kumenyera rwose ntabwo ndi mugenzi wawe. Attention question
ikindi noneho kiretse kuri ibyo narize ntabwo ndi nkandagira ibitabo nkawe narize ntabwo ndi nkandagira ibitabo nkawe ubu kaminuza yananiye ubushobozi n'ubushobozi ariko nayo buranzayiga nabanje gukorera igihugu yiga segonderi ndayirangiza ndera abana banjye barakura bararangiza ubu rero ndi muri relax ubu ndi muri enjoyment wanjejewe kuri iyi mihanda mfitanye bifu na Jessica yicara abizi ntitaye ngo nkwenkwe none hari ukuntu aza akigira nkaho ari inyangamugayo nyine ko abantu bose agomba kubagira inama n'amashenge nkakureba nkumirwa nkatekereza ukuntu wari indaya mu Banigeriya za Kimironko nkakureba nkumirwa warangiza ukaza ukitereka ngo ntabwo ngo dushaka ngo kukubitisha ngo ahantu ngo umuntu ngo hazaza inge nawe mu by'ukuri duhakubitishanyije ahashize bambe ahashize ngo ntitwakubitishanyije ngo ahantu hashize ngo hashizeho umuntu ntabwo ari byiza ko wakubitisha umuntu nuko uzi ibyo wakora ariko icyo gihe njyewe uvuze ngo tuhakubitishanye wakubitwa nyinshi kubera ko njyewe na ibyo kuvuga ibishegu ndabivuga kugira ngo nduhuke mu mutwe ko narakoze ibyo nakoze n'ibyo ubukumi bwanjye ubusore bwanjye nabo nta nubwo mbyicuza kandi n'uyu munsi ndi tayari n'ubu nakora n'undi munsi uzongere kumenyera unzaneho akanyaro kuko ni agace tukagabana mu bagore bose noneho nubaha rero muri iyi mihanda mutari muzi nubaha Shadibu nkunda Shadibu ndamwubaha kubera ko ni umugore w'intwari umugore wisobanukiwe akamenya umugore icyo ari umuntu witaho nka Shadibu ninde muri abagore b'imihanda bakoresha imbuga nkoranyambaga umugore ngiye nemera ni Shadibu hanyuma umugore rero we w'ikigwari mbona ni Jessica umuntu ubyaye gatatu umuntu afite umugabo ariko nkaza akaza kuvuga ngo ni umukobwa abana bose yabyaye batatu abashyize mu by'ukuri iyo tuvugisha ukuri abana batatu yabyaye akabyarana na Christian babana mu nzu babana nk'umugore n'umugabo bose arabafasha bahindeye zeru ni inkumi kugira ngo akomeze ahahe mu badiaspora nabonye warafashe ijambo kuri Jackie kiriya kintu nicyo cyambabaje yafashe ijambo kuri Jackie kera Jackie yambara ubusa agira gute ndeba ukuntu amuvuzeho ntekereza n'ibintu akora yakoze kuko ngiye ntabwo nshobora kurya dodo sinjya nshobora kuripfana narageze gute naje kumusomera maze kumusomera nibwo yahise gura bite araza arantuka aranyandagaza arantuka urumva ubundi bakajya bansibisasha n'ibiganiro we n'uriya mugabo we Christian we ubutu wowe na nibishaka ikiragiye cyanyu cyane nibishaka wona Jackie na nibishaka sha angenzeho rero ubwo ndaceceka ndabihora ngo ariko reka nkubwize ukuri wowe Jessica ibifite bya byose ndabizi yo kugeza rero ukigira umwere hanyuma ukantuka reka twikomereze rero ku biganiro byacu bya buri munsi dore nibihoraho uvuga ngo tugiye kuvuga ku moko atatu n'ibituba biryoha kurusha ibindi biryoha pe kurusha ibindi biraryoha ariko ibituba guys biraryoha igituba cya mbere ni umushubati ntabwo ari ukuvuga ngo nicyo kiryoha kurusha ibindi kuko aricyo mwumvishe naheraho umushubati ni igituba kirekire kimeze nka kokombure
urumva ntawe kibyibushye nta nubwo kinanutse ariko ni kirekire. Noneho ukuntu kiryoha kigira ububobere bwinshi, ariko amazi yacyo ni udusoko. Ikindi noneho gituma kiryoha kikaba cyiza cyane ni uko kigira ubushake bwinshi, kihora n'umushyuko. Ni ukuvuga ngo mbese umugore ugifite ntarajya ahaga, ahora yumva nyine niba arangije mu kanya yumva mbese yumva ko wakongera. Wa mugabo rero ukunda kurongora cyangwa mugabo ukunda igiki rwose cyaguhaza, kubera yuko igihe cyose ubikenereye usanga nawe ari mu kariro, nawe abikeneye, ubundi hagahira rimwe. Umushubati noneho kunyara, kwihagarika, banyara udukari twa buri kanya. Kimwe n'amazi, amazi ntabwo ari menshi pe, bagira utuzi dukeya tudusokosoko ku buryo ashobora no kurara ahantu akibira ngo we yanyaye nyine ngo ntabwo atagize, ariko ajya gusa ugasanga niba ari amarido y'umweru, bambaye amashuka y'umweru, ugasanga nta kizinga kiriho ntaki, kandi bazi ngo yanyaye. Ni ukuvuga ngo ikintu bagira cyose cyinshi ni ububobere, bagira ububobere bwinshi, ariko amazi aba ari udusoko, aba ari dukeya, aba ari duke pe, tuzi tuba tugira ngo duke, ariko ububobere kiba gito. Noneho n'uburyo imyeyo yacyo imeze, imyeyo yacyo aba ari migufiya, ariko mu by'ukuri ifite ikintu bita ururinda. Abagabo rero bagikunda kuba n'abagabo nyine bakunda kurongora, b'abagabo nyine bakunda ibituba pe, bakunda umushubati, kubera ko umushubati niyo yarangije asubira mu kubishaka, bigatuma noneho umugabo nyine yumva ko aryohe, ku buryo ashaka no kubwira ati ngenda bishaka. Yavuye ngo arabishaka, urumva ko akubwiye ngo arabishaka kandi nawe ubishaka, biba ari sawa cyane. Icya kabiri rero nicyo bita ikibundankari. Ikibundankari ni kinini, kimeze nk'idegede cyangwa se ipapayi. Idegede cyangwa ipapayi, urabona idegede, hari ukuntu umuntu avuga idegede, ariko idegede hari amadegede nyine aba abumbye akoze umuviringo, akaba nanone ameze nk'acuramye. Ya degede rero ribyimbyemo rimeze ukuntu nyine, ahantu hose kiba cyuzuye nyine, ari hasi, ari mu matako hose cyuzuye, ku buryo umugore yambaye kora gihita kigaragara inyuma, ukabona kimeze nk'ikibebe, ukabona kimeze neza pe. Rero igituma ukuntu ari cyiza cyane, ntabwo kigira ububobere bwinshi, ahubwo kigira amazi menshi. Kigira amazi menshi, iki gituma kirakundwa cyane, gikundwa na ba bagabo bakunda kunyaza. Uramunyaza akirekura, uramunyaza ntashirirwe. Ni ukuvuga ngo mbese kigera aho kikumva kiri kwikoresha cyo ubwacyo, aranyara, kiranyara ku buryo umugabo wese, cyane cyane nk'umuco wacu, murabona ukuntu nabaye, uburyo umuco wacu dukunda iki? Kunyaza, bakunyaza. Iyo rero uyu mugore afite igitoki baragikunda, bano bakunda kunyaza, kandi nanone n'uburyo kigaragara ubona gisa neza, kimeze neza. Bagira imishino miremire bitewe n'uko yakuruye, ariko nanone ubushake bwabo barabugira, ariko mu gihe kiri ngombwa, ntabwo bapfa gukiza buri wese, aho uwo yiyumvamo cyangwa se uwo yagize aba ari uwo nguwo. Ntabwo bakunda gusambana, ntabwo bakunda gusambana, bakunda umuntu, niba yiyumvamo umuntu aba ari uwo nguwo. Icyo kibundankari kigira amazi menshi, ububobere butari bwinshi cyane, ariko butari na buke, buringaniye, ariko amazi aba ari menshi pe. Urumva aho bitandukanye n'impuza n'umushubati. Umushubati wo ugira ububobere bwinshi cyane, ariko amazi aba ari ntayo, aba ari udusoko duke ku buryo kugira gute uyabura. Iki gitoro cy'ikibundankari abagabo benshi baragikunda, kubera yuko ayo mazi nyine atuma cyoroha, gihora cyoroshye, gihora gishyushye, kino kugaragara mu jisho kiba ari cyiza. Bakunda pozisiyo zose zishoboka kuko ziroroha, ariko iy'inyuma bakunda kubabara, iy'inyuma bakunda kubabara, nuko kiba kimeze. Hanyuma noneho ikindi cya gatatu ni urukamba. Igitoro cy'urukamba nacyo kijya kumera neza nk'ikibundankari, gusa cyo kirabyimbye haruguru, ariko hasi kigenda gisa n'ikigira gute, n'ikinanuka.
nacyo kigira imyeyo ku mugore waciye imyeyo, ariko nanone ntabwo bakunda kugira miremire cyane. Ubundi abakunda kugira miremire cyane ni kariya bita ngo ni agatomba, kugira ngo nyine baba bagira ngo byibuze bagitubure, ariko urukamba nabwo rugira imyeyo ariko iringaniye, itari minini cyane kandi itari mito. Rero noneho kirihariye, kigira ububobere bwinshi, kikagira n'amazi menshi, uburyo nyine ni ukuvuga ngo mbese ni nkaho ari murumuna w'ikibundankari, kuko bijya no kumera kimwe, ntabwo utazi kwitegereza ntabwo washobora kubitandukanya, kuko hano imbere hagaragara birangana, bimeze kimwe, gusa ahantu bitandukaniye ni hepfo. Hepfo urukamba kigenda kinanuka hepfo, mu gihe ikibundankari hose ho kiba kibyibushye. Dore ko mu bantu bitandukaniye. Ikindi no mu gutandukana, nujya ku munwa ugasanga afite ububobere bwinshi n'amazi menshi, uzamenye ko iki ngiki ari urukamba. Hanyuma noneho ikibundankari cyo kiba gifite ububobere bukeya ariko amazi ari menshi cyane. Gusa ikibundankari cyo ntabwo kijya gishirirwa, ariko urukamba iyo yarangije ntabwo kiragenda kikuma, ariko iyo afite ubushake kiragenda kikabubira, kikagenda kikabyara koko, ariko iyo arangije rwose amazi ahita agira, ni ukuvuga ngo mbese wagira ngo byo bifite amazi yabugenewe nyine yayandi yo kuvuga ngo aya arahagije, kugira ngo bari kubapimira. Ariko ikibundankari cyo niyo yarangije ukomeje ukagira rwose, mugakomeza mukabikora, ujya kubona ukabona amazi akomeza kwisuka. Mu gihe urukamba rwo rushirirwa nyine iyo yarangije cyuma, gihita kibana burundu. Hanyuma noneho ubwo n'urukamba, hanyuma noneho hari umushubati wo, ni ukuvuga ngo wowe ugira ububobere bwinshi ariko amazi ni duke. Ngaho noneho mufate yarangije noneho ugira ngo ni beto, ni ukuvuga mbese muri make ubundi byiza pe ku bagabo bose bakunda kunyaza, bose bashobora kuba batinda kurangiza. Gusa urukamba n'ikibundankari ni ba bantu batajya kurangiza vuba, ariko umushubati urangiza mu masegonda, ku buryo niba uri kubiganira muri kubivuga gusa arangiza. Nibo ba bandi b'umushubati bandi bakunda no kwikinisha, nibo ba bandi ashobora kureba porono akarangiza, ariko ikibundankari n'urukamba ntabwo bajya kurangiza itarimo, kandi nanone ntabwo barangiza bari gucumita, ahubwo barangiza bari kunyaza. Mu gihe umushubati barangiza bari gucumita kubera ko bafite amazi make, ariko urukamba n'ikibundankari barangiza iyo bikora. Ibi bintu rero ni ukuvuga ngo mubikurikije wamenya ngo icyo umugore wawe ni ikihe, icyo ufite ni ikihe, kubera yuko urukamba biragoye kubitandukanya n'ikibundankari. Gusa ahantu bitandukaniye ni muri utwo tuntu gusa, ko kuba umwe ushobora kumurongora wajya kubona ko arashiriwe, nyine arangije agashirirwa, batinda kurangiza bombi. Hanyuma ikindi noneho ikibundankari cyo twumvise yuko kitajya gipfa gushirirwa amazi, arakomeza akaza niyo yaba yarangije. Mu gihe urukamba rwo iyo yarangije nta nubwo aba yifuza ko musubiraho, amazi arashirana. Ikindi noneho umushubati wo ugira ubushake bwa hato na hato bwa buri kanya, ku buryo niyo yarangije ushatse wakongera, ariko akarangiza ari gucumita, ntabwo ajya arangiza ari kumunyaza. Umurangiza bari kumunyaza ni ikibundankari